Ya Imana ishime cyane inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro Imana itanga akomeze abane namwe mu izina rya Yesu. Rero nongeye kubasuhuza, amazina ni yayandi, ni Byiringiro. Nkaba nkunda kubagezaho ijambo ry'Imana uko bwije n'uko bukeye. Banumva nsaba Imana imbaraga n'amavuta kugira ngo ijye inshoboza. Muri byo avuze ngo unshoboze mwami, sinjye ngenda njyenyine ahubwo mu rugendo rwanjye. Rero Imana ibahe umugisha cyane. Aka kanya ndi gufashwa n'ijambo rikomeye cyane rivuga ngo gukizwa n'ubuntu. Gukizwa n'ubuntu, nta kiguzi kibirimo. Gukizwa n'ubuntu kandi gukizwa ni inyungu z'umuntu ku giti cye ndetse n'Imana yamuhamagaye. Rero ni karibu hano ku Muhuza SPTV, kandi Imana ijye bamugisha no kuri mwe mukurikirana mukemera mugafata umwanya wanyu mukumva ijambo ry'Imana. Sindi inshoza, sindi n'umuhanga, ariko Imana ijye bampera umugisha yaduhamagaye iyo dukorera. Rero aka kanya tujye kugana ku magambo ari mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Ni urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2, umurongo wa 1 turagaruka ku murongo wa 5, turasoma twihuse. Titiramugambo ngo gukizwa n'ubuntu. Namwe rabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi kubwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubuntu nibwo bwabakijije. Rero ijambo ry'Imana dusomye hano mu Befeso ni urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Yakunze Pawulo kugenda agaragaza uburyo ki twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, uburyo twazuwe n'ijambo ry'Imana. Ni ngo twari twarapfuye, ariko ijambo ry'Imana ritugezeho riratuzura. Rero Pawulo yari arimo aganira n'Abefeso, ababwanira uburyo ki bagomba kuza, kuko bo bashakaga gukorera Imana ariko bakumva ibyo bakoze cyangwa se ibyo bagendeyemo, bakumva ntabwo bemera kuba baba bari kumwe n'Imana, bigatuma bagira ikibazo gikomeye. Rero gukizwa kwabo biragorana, ndetse bumvaga ko gukizwa bizabasaba amafaranga bitewe n'ibyo bagenderagamo. Baravuga ati ni gute uyu mwami wacu yadukiza ibyaha, yadukiza ibyo twakoze, yadukiza ibi byose, kandi twebwe tudafite amafaranga yo gushora mu byo twakoze ibyaha byinshi, twashyikira ubwiza bw'Imana. Rero kugira ngo tuze imbere y'Imana biraba ngombwa ko dushaka amafaranga. Rero Pawulo azanira ijambo rivuga ngo gukizwa n'ubuntu. Gukizwa n'ubuntu, ukizwa kizwe, hinduke. Guhinduka n'ubuntu, kwatura Yesu ko ari umwami n'umukiza n'ubuntu. Pawulo avuga ngo namwe mwari mupfuye. Hari abari bakristo, hari abari abashumba bari bashumbye Abefeso. Pawulo avuga ngo namwe mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu. Haleluya. Ngo kubwa kavukire yacu, kubw'amashereka twonse, ntabwo twarabo kugirirwa imbabazi, ahubwo twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Ni ngo ubu turi bazima. Pawulo yarigeze yandika aravuga ngo ubu sinjye uriho,
ntabwo ndi Sawuli wa wundi, ntabwo ndi wa wundi muzi cyajye, ubu sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Rero ahangaha ijambo ry'Imana dusomye riravuze ngo Pawulo avuze ati namwe mwari mupfuye. Ni teme y'umunsi ni ugukizwa n'ubuntu, nta kiguzi Imana igusaba, nta mafaranga Imana iri kugusaba, iragusaba ngo ukizwe, uhinduke, ube icyaremwe gishya. Kandi Pawulo avuze ati natwe twahoze muri mwe mukora ibi, mwe mwiba, mwe mukora ibindi, musambana, muroga, tongera mujya mu bapfumu, natwe twahoze muri mwe. Natwe iyo mihango twarayigiraga, iyo kamere twari tuzituyemo, ariko kuko Imana, haleluya, ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Ubu turi abana b'Imana, turi abana b'isezerano, duhaye Imana yacu icyubahiro. Natwe twarazuwe ku bwa kavukire yacu, nta n'uwari kuduha bombo yo ku gati cyangwa iy'icumi zisigaye zigura 20 mbona 20 sinzi n'ibicumi zikibaho, ariko ku bwa kavukire yacu ntawe ari kuduha bombo. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Ese ujya wibuka ko gukizwa ari ubuntu? Ese ujya wibuka ko nta kiguzi? Yesu yaravuze ngo nimuze ku isoko munywe, kandi ndabatangariza ko n'udafite ifeza, hayiwe mbeteye Yesu icyubahiro, ngo n'udafite ifeza nawe nazanywe, ufite inyota nazanywe, udafite ifeza nazanywe. Kwa Yesu nta biguzi, kwa Yesu nta biciro bihaba kuzamura ibiciro. Kwa Yesu naba ngo ngewe ndazwi, nge ndi umuntu ukomeye. Ngwino, Yesu arashaka kuguha agakiza. Ari muri byo bivuze ngo ngwino nawe arakwakira, nawe yakwakira. Haleluya. Ese ubona harana atakura umunani natamugeza? Ese ari igihe umuntu avuga ati ibi byarananiye, ndasenga, ndakijijwe, mbana n'Imana, Imana ibana nanjye, ariko ibi byarananiye, ndetse ese nakora iki kugira ngo Imana inyishimire? Ese wafata amafaranga? Umunsi umwe nasomye ijambo ngo umunsi umwe ngo ari umugabo ngo yarari ahantu ba Petero bari na ba Pawulo bari bateranye, ngo buzura umwuka wera, ngo ibitangaza birakoreka. Ngo uwo mugabo azana amafaranga, aravuga ati dore nimwakire, mbazaniye amafaranga, nimumpereze kuri iyo mpano mufite. Nanjye ndashaka iyo mpano, nanjye ndashaka kugira izo mbaraga z'umwuka wera. Ayiwe, ijambo ry'Imana ritubwira ngo bavuga ati reka ntabwo impano y'Imana igurishwa, twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubundi. Aravuga ngo none nakora iki kugira ngo nanjye mpabwe iyo mpano? Ariko kuki mutajya mwifuza kunywa amata y'umwuka wera? Kuki utifuza kunywa amata adafunguye? Rero ngo bavuga ati ntareka amafaranga ntabwo ariyo dukeneye, Yesu yaduhereye ubuntu, kandi natwe tugomba gutanga dukoresheje ubundi. Namwe haleluya, mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yabazuranye bazima na Kristo. Umve, ntabwo ugipfuye, Yesu yarakuzuye. Ngwino Yesu akwakire, nta byaha na bike cyangwa na byinshi Yesu atababarira. Uyu mugabo witwa Pawulo wavuze aya magambo ngo natwe twahoze muri bo, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, natwe twarasambanaga, natwe twakoraga ibi, twagiraga urugomo, twarananiranye. Hari abantu bafite ibyaha byananiranye, hari abantu bafite ibyaha byananiye, hari abantu banashaka kwigobotera izo mbaraga byananiye, ndetse bavuga ngo nakora iki kugira ngo mve muri izi mbaraga. Ariko umva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Gahunda ni ukwemerera Yesu umwami n'umukiza, agatura mu bugingo bwawe. Yesu agatura muri wowe, ukamwakira. Erega natwe twahoze muri bo, natwe dufite ubuhamya bukomeye. Hari aho Imana yagiye idukura, hari n'aho yagiye iduhamagara ituvana, ndetse hari n'abatubona basi ubundi wowe wakijijwe iki. Ariko hari n'abavuga ati ngo n'ubundi kutibaga, kutasambanaga, kutakoraga, ubundi wakijijwe iki? Kutanywaga n'inzoga, ni iki wakijijweho? Ariko njye n'umutima wanjye
hari byinshi, cyangwa wowe n'umutima wawe hari byinshi. Birashoboka ko ushobora kubwira n'inshuti zawe ngo ugiye gukizwa bakaguseka. Kugiye gukizwa? Urakizwa se? Urakizwa iki? Urakizwa se? Habaye iki? Umva icyo Yesu agushakaho. Haleluya. Ni ukumwemera agatura muri wowe. Agakiza ni ubuntu. Ngwino kwa Yesu. Gusenga nta mafaranga bidusaba. Aho uri wahasengera, aho uryamye wahasengera, uri mu kazi wasenga, wakatura ibyaha bya buri munsi, wakereka Imana intege nkeya zawe, wakereka Imana ko udashoboye, iyo ishoboye ikakwereka ko nyine ari nyembaraga. Ngwino kwa Yesu, arakwakira, arakunda afasha abashavuye. Kandi niwizera ijambo rye, niwizera ijambo rye, ntabwo uzongera kurira. Muri iyi minsi dukeneye ko tubona ukuboko kw'Imana, dukeneye amafaranga menshi, dukeneye gutera imbere, dukeneye kwaguka, ariko turashaka kwaguka mu buryo bw'umwuka. Dushake uburyo ibyanezeza umwuka w'Imana. Pawulo yanditse ngo kandi uwo mwuka ntimuwubabaze. Ese koko uyu mwuka ajya ababara? Ese umwuka w'Imana arababara? Ese ababara ate? Ariko umwuka w'Imana arababara. Iyo umwuka w'Imana ushaka ko unyura aha ntuhanyure, urababara. Urababara. Iyo Imana ibona wiyobora, iyo ugora mu bintu, wivuruguta mu bintu ntuhinduke, Imana irababara. Ariko uyu munsi nkwibukije ko gukizwa ari ubuntu, kandi Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ni ukuri yicaye ku ntebe y'imbabazi. Nta cyaha na kimwe kiri ku isi atababarira. Kandi niwe Yesu yaravuze ngo ninjye kuzuka. Unyizera naho yaba yarapfuye wazazuka. Rero ngwino, ngwino. Ngo Yesu ateze amaboko. Umuririmbyi yavuze ngo usiganirwaho Yesu ari, yicaye amutegereje. Yesu nibyo sumufite, ntacyo wabasha gukena. Wabujijwe kwiganyira, wizera gusa ubuntu bwe, uzabona urukundo rwe, karirwo rukubeshaho. Haleluya. Urukundo rwa Yesu nirwo rukubeshaho, my friend. Ngwino, Yesu arakwakira. Birashoboka ko ushobora kuba waracitse intege, ukavuga ngo se nasubira kwa Yesu yamfata ate, yambona ate? Ese nakongera ngahindukira yambona ate, yanyumva ate? Ariko Yesu ni byose kumufite. Ngwino ufate Yesu, winjire muri we. Numara kuba muri we ntacyo uzakena. Yesu ni byose. Ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, abo yabaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Rero Yesu ni byose kumufite, kandi ntacyo wabasha gukena. Rero ndashoje. Imana ibahe umugisha. Gukizwa n'ubuntu. Umve aho uri hose ubimenye gukizwa n'ubuntu. Nta kiguzi bigusaba, nta mafaranga bigusaba, nta kugurisha isambu, nta kujya gufata keredi, nta kugurisha utwawe, nta gufata umushahara, no, ntabwo uri bufate igishoro. Yesu yaravuze ngo ngwino ndakwakira. Yesu ahamagara abakomeye n'aboroheje, bafite imitima imenetse, ica bugufi. Rero Yesu ni byose kumufite. Rero uyu mwanya temeye iri jambo nafite ndivuga ngo gukizwa n'ubuntu. Pawulo yavuze ngo namwe mwari mupfuye, mwiyoroshye ko ntacyo mwakijijweho. Namwe mwari mupfuye, namwe mwahoze muri bo, mwahoze mutuye hagati muri bo, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yabazuranye bazima na Kristo. Ubu si twe turiho, ni Kristo uri muri twebwe. Rero uyu munsi wa none Yesu ni byose kumufite.
kandi ufite Yesu ntacyo azakena. Rero amahoro y'Imana nabane nawe. Mbifurije gufashwa muri iri jambo, mufashwe rwose kuko Yesu ni byose. Iyo ufite Yesu ni byose. Wowe Ngwino, wowe icyo Imana igushakaho ni kimwe, ni ukwiyeza, ni ukwiyunga nayo. Hari ijambo nasomye ngo iyo wegeze yiganyira, niho nshoreje, yoba ariheba, yoba yitotombera Imana, yoba ngo arayivumbura, avuga kwa kundi ngo kubera iki inda itavuyemo ya mama avuma uyu munsi. Ariko ngo marayika w'Imana yaje asanga Yobu, abwira Yobu ati ngo noneho iyuzuze nayo. Haleluya! Iki ni cyo gihe cyo kwiyuzuza n'Imana. Birashoboka ko wahuye n'ibigeragezo byinshi bigatuma ucika intege, ariko Yesu ni byose. Iyuzuze nayo, nibwo uzabona amahoro. Niba uyuzuza na Yesu, nuba inshuti ya Yesu, numwemera nk'inshuti yawe, numwemera ngo ature muri wowe, amateka yawe azahinduka. Ejo cyangwa ejo bundi hari ijambo tuzagana rivuga ngo Yesu wundi ninde. Ubundi uyu Yesu ndimo mvuga, umwemere, umwizere, cyangwa se ature muri ubundi Yesu ninde. Ese ni muntu ki ku buzima bwawe? Ese umufata uti? Tuzareba ingero nyinshi. Tuzareba abantu bamaze kumenya Yesu uwo ari we, turebe n'abari bataramenya uwo ari we, ariko bikarangira bamenya uwo ari we. Rero Yesu ni byose. Gukizwa n'ubuntu bene data, nta mafaranga birimo, nta mupfumu ujyaho abure kugusaba amafaranga. Umupfumu wese agusaba amafaranga, kandi na hano hanze cyangwa se muri iyi si hari n'abantu nabo bashaka ibiguzi nk'imwe bya Baramu. Mbere y'uko mufatanya umurimo w'Imana, ubanze umuha ku mafaranga, ndetse munajye mu biciro kugira ngo nze urabanza ushyira kuri telefone yanjye, urabanza ukanda akanyenyeri kugira ngo mbonane nawe. Ariko uyu munsi cyo kubona ngo naho uri wahamagara Imana kandi bikemera. Kandi uwo uri we wese, urugero urwo ari rwo rwose uriho, Yesu we arashaka ko umenya ko gukizwa ari ubuntu, nta biguzi. N'udafite ifeza, n'udafite izahabu, nawe naze kwa Yesu aramwakira. Rero amahoro Imana itanga aruta umuntu wese yakibwira. Ntarinde imitima yanyu n'ubugingo bwanyu, kandi aho muri mwese mugubwe neza. Imbaraga n'amavuta bibabeho, kandi gufashwa n'umwuka wera bibabeho, kandi birenza umwuka wera ajya arushaho kugenda basobanurira. Kandi amagambo nk'aya tuba dusomye nawe aho wicaye ujya yasubiramo. Twasomye ijambo riri mu Efeso ibice 2 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 5. Ni ijambo rivuga ngo gukizwa ni ubuntu, nta kiguzi usabwa, ni ukwemera Yesu k'umwami n'umukiza, katura muri wowe, ibindi bitangaza Imana ikabyikorera. Ngaho rero Yesu abahire, kandi muri byose mukora mujye muhura n'umugisha w'Imana n'ukuboko kwe. Imana ibarinde. Ciao ciao.